Asiko nubwo mwaje kuzi ko mwaje gifite ivugo. Cyane sikona gifunga umutwe. Uracashaka kurwana se? Nge ntango myangira ku kiro cyangwa umugere. Ako warankubise. Uswa nkubitiye imbere yashiro wanjye none kugira ngo ndebe kurushira wanjye afata gute nkabonura mu ntwaye neza ukansunika ukanankubita. Uze wabonaga ndi gitambo buga. Hari nigeze nkubita rushyanga ngume. Cyangwa ugira ngo nukundi ushimye kurwana bisha tekinike ze. Yego. Ngahaguruka nabona gufite imbaraga mu ihona nabonye ufite imbaraga ngahaguruka. Haguruka cyate gicore. Yagurutse. Koro kanje agera. Cyafite imbaraga se. Imbaraga nyinshi cyane. Sinzi ikintu nakora kugira ngo wumve nyuzwe. Ndi kumva umutima wanjye sinzi. Kimwaje kuse kikamera gutuma nege kuse gikomeye. Ngo uzagira uvuga ngo nagukubise ngo wahwereye. Ahubwo suzavuga rye kuza wapfuye. Uzavuga rya. Uzavuga rye kuza wapfuye. Mureka reko turi kwaga. Cyane igikigo. Siko kidapfa. Yakeka ibyo wakora byose azakwemerera se. Ndetse. She's mine. Ngo ndi mu ntambara nakora umukobwa gusa none. She's mine. Wakinye n'icyubahiro cyane bagiye. Siko wakinye n'icyubahiro cyane. Wakinye n'icyubahiro cyane. Ya naza kubikora. Wakinye n'icyubahiro cyane mubera nyoko. Mbaza ndigoro. Haguruka ntabwo ndarangiza. Wakinye n'icyubahiro cyane ma. Wakinye n'icyubahiro cyane. Abasore banjye. Ubu nta bindi bagakwiye kuba barimo. Akwa mukubise mwesha. Mukubise sire. Uje mugura none niyo twiporeza sibyo? Mwitoza gukubita sibyo? Niko bimeze. Akora mwana umukiye kumukubita gutya, uri mwakumuzana kiri wese nkamukubita kiri muzima. Sibyo? Cyane ko tugiye hano rukuno bikorwa rero. Bagara hanga. Tunganya umutwe neza tega ntunganyije umutwe neza. Imbere y'umukobwa wari indwanya ugize kabutura jeti ni wa mbere mu gihugu. Tuni gutera isanze nkundura mu ngo koko. Urwana ugira amahane. Hey. What's up? Kigaragara kiri ku ntebe. Si wayi. Ntabwo ndi umuntu mubi nkuko wabibonye mwana. Ndari nshobora kuba ndi kuvuga menshi. Yego.
nisi unakora iki kugira basubone ko nyine nari umuntu uri gutekereza abana manu umuntu uri gutekereza kano kanya niwe ntago ari we ndizi ese basi hari buryo ki byibuze umuntu yakwitwaramo kugira ngo ubone ko hari ikintu umuntu yakora kugira ngo ubone ko atagambiriye gukora ikintu kibi yego man nyine impamvu nitwaye kuriya nuko nyine nabonye uri umuntu watanje nyine man nkahita nyine umutima wanjye werekeza kuri wowe kandi urabizi neza ko iteka umuntu wese yagerageje gukunda ikintu cyase gukunda umuntu akirwanirira kugeza ku iherezo nyine impamvu wenda narwanye wenda ntabwo nitwaye neza ariko nyine nageragezaga kurinda ibyanjye nawe nyine urabona wari umaze kunyimira ko dukundana umutima wanjye watangiye kwisetingamo ibintu ntazi that's why nyine nitwaraga kuriya ariko I'm sorry kereka nkwishyuye ibyo wankoreye ejo nanjye kuko iki se kandi nagukoreye warankubise uransibya wenda kunsibya wenda byanga okay fine none sibone nakora iki kano kanya basi kereka nkwishyuye okay fine go ahead basi niba ari kubishaka nuko bite nta kintu urangira no wishyuye ntabwo urankubise okay fine ntabwo gukubita umuntu w'umugabo ntabwo byemewe njye icyiza ariko nuko ntari umugabo amini njye ndi umwana utari umugabo bajya ndi guteka ariko sintekereza ko ariko kora wari uri gukora iki cyagiye wari uri kunyinisha ntabwo ndi gutereta nyine icyiza nuko nisanze mukunda to nyine uri gutereta ibya wemera ariko wenda hari reka nizere ko basi turi inshuti we nawe nitwa Lokist twasirika basi nicyo gihe sorry no it's okay Melissa ahubwo wampaye date y'umugoroba se yeah ntabwo bishoboka gukunda umuntu ntazi ntabwo byakabaye pe gukunda n'umuhungu ntazi mubonye iminsi 2 gusa nayo nkeka ko ituzuye n'ubise nsara ndamukunze ese mani kuri kwivuga nabaye iki shawe byihorera ubu ndetse uzi ufite ikihe kibazo ndeka mwana ufite ikihe kibazo wambwiye nawe ndi kubwira ntabwo wabyumva wakumva ko ari ubusazi ubu ndetse rero yanze yo kumvamo noneho isoko ndindi nzanga ngiye kumusoma kare nanjye maje gusara pe ndasaze ko umuhungu ntanazi muye nawe umunsi umwe uwa kabiri ndasaze Yesu navuye mu rugo nawe reka nze murebe nabi rero isonga bamugeze